Gengo Messi yewe sala Tike utishinga kapu gatana dana The bullet uriya huzurwa inzehuri nka Come on Byoroshye Messi ye bigenze ni gake Messi ye kugafata n'ingume ariko bisarangira gafashwe Oya Messi ye habo isara Messi ye nubwo kwiga n'ingume ariko bisarangira gafashwe Byoroshye Messi ye bigenze ni gake Messi ye kugafata n'ingume ariko Hello once again nkuko umaze kubimenyera ndi Itangishaka umunyempano uhiga abandi. Narababwiye ngo nzajya ngenda mu mihanda ya Kigali ncunge abanyempano. Hano ndi kugenda mbonye umuhungu rwose umeze nk'ikivejuru ndabana ariko kubera iki ntahita ncana kamera ngo ubundi turi bagire ngo uri ari kuza. Nagira ngo mwitonde mukurikire ngiye kumuhagarika ndebe ko yemera guhagarara. Niyemera guhagarara ndahita musaba tuganira natubwira ibintu bundi babikora gute ubundi. Ndabona je reka nze muhagarike ndebe ko hagarara. Mbabana wamvugishije mwana. Ndabona yemeye reka nze turebane duhagarara hano. Duhagarara hano ku ruhande hamenya hano ahanga hafa. Okay shambo ndabona anyemere mbere na mbere urakoze ko yemeye kutuvugisha. Reka nze mbanze muhakanu avugireho ahari twumve ko sound ziza kuza zimeze neza. Akira kano kantu. Yako ngako nubundi uravuga ntukagaye butoya karavuga. None se man dubanze tubwire ni witwa ndubundi amazina yawe. Amazina yanjye niswe n'ababyeyi rero ni Muhire Theogene. Ariko kubera uyu mukino izina rya MT The Bullet. MT The Bullet. Uti Muhire Theogene sha. Theogene ako mwana siko nanye nitwa Theogene wana. Nawe witwa Muhire Theogene. Afara ntabwo twa Muhire Theogene ariko nitwa Theogene. Urumva ko hari ikintu duhuriyeho kindi. Ni nayo mpamvu duhuye ubwo. Wow sha icyo koze urakoze kwemera kutuvugisha. Ngaho ndagira ngo twihute mbere na mbere ubundi banze ubwira abantu mubareba impano zitandukanye uyu munsi. Twavuga ko Muhire Theogene ni muntu ki? Muhire Theogene rero ni umuntu ugendera kuri za nkweto z'amapine ukinnye skate imyaka myinshi irenga 15. Nkaba nshishikariza n'abantu gukora siporo bakunda uyu mukino kuba bayikoresha n'abari umukino mwiza cyane. Wow uragira uti ubukinyi imyaka 15? Bro ko numva ari igihe kinini wana umaze ukina uyu mukino. 2010 nakinaga uyu mukino nk'ukunda kugeza iyi saha ntabwo ndawuhagarika. Bivuze ngo urawuzi cyane rero? Ntabwo navuga ko nkuzi cyane ariko ndawugerageza kuko cyane ntibibaho. Ubu se hano mu Rwanda hari abandi bakina umukino umeze gutya cyane wowe gusa n'ibintu wivumburiye? Barahari benshi cyane ariko abakunda kugaragaza impano zabo kuri social media ni bake ariko barahari. Abakinnyi ba skate ni benshi cyane mu Rwanda kandi mu duce twose dutandukanye. Ubwo urababimburiye n'ubundi nkuko ari impano zitandukanye ngiye kujya mbahiga ngiye kujya mbihigira ngenze mbavumbura. None se Muhire Theogene bwira mu nshamake abantu bari kureba iyi video ubundi Muhire Theogene ni iyo mvuze ngo ni muntu kimba ngira ngo tubwire ndumva yisubicamo kabiri ntaga abantu tukumenye. Ubundi Muhire Theogene wavukiye wakuri uri umunyarwanda se? Muhire Theogene ni umunyarwanda wavukiye Muhanga ariko ku myaka mikeya cyane nza kuza mu mujyi wa Kigali. Wow wisanga Kigali nkuko natwe twisanze Kigali. Nuko byagenze. None se igitekerezo cyo gukina uyu mukino uza kugikura hehe? Hano mu Rwanda se ni umukino hari abantu benshi babikina ku buryo bizwi cyane byaroroshye kubibona? Byaroroshye kubera hari amaklubs na federation y'uyu mukino yarabonetse. Ubu hari byinshi no mukino twagezeho nyine ntabwo bikiri nka kera. Reka twivugire wowe utangira reka tuvuge uvuye urugendo rwawe uvuye mu karere ka Muhanga aho wavukiye wisanze Kigali. Ndashaka ko tubwire muri rusange wisanze gute muri uyu mukino wabimenye ute wamenye ko biba kuko ngiye ibi bintu uretse wenda nkawe mbibonanye n'ikindi gihe rimwe njya mbibona ku ma video hari n'igihe mba ngiraho n'imikino y'abanyaburayi wenda icyo gihe byari bimeze gute kugira ngo utangire umukino igitekerezo wagikuye hehe? Uyu mukino rero abenshi baba bazi ko ari umukino w'abana b'abazungu cyangwa abana b'abakire ariko nanjye bwa mbere nkubona nawe ubonye umuntu agendaho nanjye bisaba ko mumenya hata uwa mbere twahuye ari uwo kwa Karirosi wa kabiri yari kuri Maison de Jeune bose nkababaza iby'uyu mukino. Ngeze aho mfata umwanzuro wo kuguriza inkweto 2010 ukwa kabiri maze kuba mukuru ndazigura mvuga ko ngiye kuwukina kandi nzawumenya cyane
nubwo ntaragera ku rwego nashakaga kugeraho ariko umukino narawukinnye na n'isaha ndacyawukina ndacyaniga n'ibindi bishyashya wundi igihe gishize. Yego, hanyuma se tubwire nyuma yo gura no kwa Carlos wahuye n'uwo muntu kwa Carlos cyangwa kuri Maison de Jeune uhita uzambara izo nkweto? Yambwiye aho bakinira ariko nanjye najyaga nzambara nyine nta tekinike n'imwe nzi ari ugutoromoka fera y'ikibuno firinga yifatisha ikibuno ariko nyuma yaho uragira uti fera ari ikibuno najyaga fera ari ikibuno bwa mbere nyambara. Bro kutumye mbitinya wana ariko iyo ufite umwarimu ntabwo ugwa hasi. Ikibazo ubwo urumva wowe wariyigishaga hanyuma watangiye wiyigisha nyuma se ugomeza gutyo? Nyuma yaho naje kujoyininga club yakoreraga i Nyamirambo harimo abantu benshi twakinanye turakina umukino nyine ngenda nkukunda kubera buri wese ubonaga freestyle akora iki ngenda gukunda nyine. Hari club na joyininze niho naho menye niho wize byinshi kuri uyu mukino. None se iyo club wa joyininze se na n'ubu niyo ugikoreramo cyangwa? Iyo club kubera intego nari mfite cyangwa dreams nari mfite nabonaga ntazazigeraho vuba nkiri gukinana nayo. Ese nkuciye mu ijambo uvuze uti intego nari mfite cyangwa se dreams, ubundi wowe dreams zawe zariziye muri uyu mukino utangira kuwukina? Uyu mukino inzozi zanjye no kuba wamfasha kwandika izina ry'u Rwanda ahantu hose ku isi. Urasa n'uwegereza akamikoro gakeya sinzi niba kandi byoroshye bro, byoroshye twiganirire. Uti kwari ukugaragaza ishusho nziza y'u Rwanda nkoresheje iyi nkweto y'amapine ku isi yose bakayimenya. Ubinyujije mu buhe buryo se? Kuri social medias ku bantu tugiye duhura. Nk'ubu nashinze club yitwa Rwanda Bullet Skaters. Harimo n'abana b'abazungu, abana baturutse ahandi mu banyamahanga. Urumva ko inzozi zanjye natangiye kuzigeraho kuba wakwigisha umwana w'umuzungu uri umunyarwanda. Ibintu byoroheje. Bivuze ngo uri kubigeraho cyane ko n'abo bazungu bigisha n'ubundi iyo basubiye iwabo barongera bakavuga ko wa mukino bawigiye mu Rwanda n'ubundi. Rwanda bigishijwe n'umunyarwanda ufite club mu Rwanda. Muranatwihanganira ariko mu majwi yacu muraza kumva mu rusaku rw'imodoka duhagaze ku muhanda nk'uko nababwiye naho twari duhuriye. None se uragira uti mfite club nigisha n'abana, bivuze ko rero umukino zari inzozi zawe usa naho mutangiye kuzigeraho ahubwo none bwo iyo club yawe se ni hari amarushanwa mujya mugira se y'uyu mukino mu Rwanda? Tubwire mu ncamake nk'abantu bakumva basobanukirwe neza. Amarushanwa twatangiye kuyitabira ni club iri gushaka ubuzima gatozi, ibyangombwa by'ibanze yarabibonye. Ubu rero ndumva ahubwo bivuze ko umaze kwitabira amarushanwa ngayo kuva watangira gukina uyu mukino? Amarushanwa agera muri ane. None se uyu mukino uretse wowe na club ya mukina hari n'andi makarabu akina ibi bintu mu buryo bwemewe? Amakarabu arahari. Musanze hari club, ku Gisenyi hari club, Kigali hari club zigera muri 3 cyangwa 4. Hari club Rwanda Hope, club iri kuri Mezo, hari yacu Rwanda Bullet Skaters club iba mu Kiyovu, hari n'izindi zibiremera. Club zirahari nyinshi. Ariko by'umwihariko twebwe twibanda ku bana. Club yacu ni impano z'abana kugira ngo tuzajye tuzamura abakinnyi. Inzozi zacu twebwe ntabwo dushaka kubaka ibintu bihita biza vuba ngo bihite bisenyuka. Turashaka ibintu byacu tuzabikuriremo buryo umwana azajya akura bavuga turi mwana turamuza yikina, azajya asohokera igihugu imyaka myinshi. Kuko umuntu mukuru ntabwo yasohokera igihugu imyaka myinshi nk'umwana. None se ni nkuko natangiye mbabwira nanjye ndi umunyempano uhiga n'abandi by'imikino ndabimenyereye. Utekereza ko uzagera ku nzozi zawe gute zo kwitabira amarushanwa mu gihe mukiri club gusa cyangwa mwamufite na federasiyo y'uyu mukino wenda? Federasiyo irahari mu Rwanda yarabonetse kandi ifite n'imbaraga, dushimira abayobozi bayo kabisa. Ntago bahwema kutwereka ko bashaka kudusapotinga. Mbona bitabiriye n'inama mu Butaliyane hehe hose. Wibaze ko banatwakiriye muri inline skating ku isi yose. Turabafatanyabikorwa twemereye kujya gukompeta ku isi yose. Bivuze ngo mufite full membership ya World Skating Federation? Cyane rwose. Ubu ngubu tushimira abayobozi batugejeje. Ahubwo se ababyeyi batazana abana muri uyu mukino barareba hehe? Mu gihe kizaza bazabazanamo ari ibintu bihenze cyane, ariko uko turi kwibaka tuzamura n'impano
byakabaye byiza baje bakazamukana n'abandi. Mbo uraza kudufasha ako kamikoro ukiyegereze kandi utakazunguza dore turi mu muyaga. Nagira ngo nkubaze uyu munsi ni iyihe message wahereza nk'umubyeyi ukunda uyu mukino akaba yifuza ko umwana we yawiga cyangwa se undi muntu mukuru ushobora kuba yawiga ku giti cye? Umuntu ukunda uyu mukino rero turaza kubasigira contact zacu cyangwa mu minsi iri imbere turenda no kutangira kujya tubahereza ukuntu wajya wigira online kuri distance nyine, tukaba twakwigisha ku mbuga nkoranyambaga ukareba isomo rya mbere rya kabiri ukabana kwitabira amarushanwa utigeze ugera ku kibuga ngo ukine n'abandi. Hoya bro, aho ngaho ruratwitse. Ubu se ushobora kwiga ibi bintu ibi bikweto ariko se ngira ngo n'abana bireba sa n'uzamura gato yawereka abantu ushobora kwiga ibi bikweto ukabyiga online ukaba wabijyaho ukabyambara ukabitwara nta handi hantu wigeze ubibona cyane rwose, kuko tuzaba dufite amasomo ameze neza ku buryo ukabyigisha ugahaguruka ukagenda ukagenda bora aho ngaho ntago ndi mu bwo kabuno bavugaga niyo feri birumvikana. Impamvu nakubise akabuno hasi nari yigishije numva ko nta kintu ntashobora kandi ko kubu ngubwo waba ubereka amasomo online bashobora gukurikirana. Wazaba ari umwarimu wa online tubereke ama freestyle, namara kumenya step ya mbere step ya kabiri tugere ku ma freestyle uburyo skate azagenda kayinywa nk'amazi akoresheje imbuga nkoranyambaga zacu. Niki wakwisabira abantu bari kureba iki kiganiro tugiranye none aha ngaha by'umwihariko yaba nka Ministeri ya Siporo cyangwa se Federation ya Skating mu Rwanda nk'uko uvuze ko ihari, n'abandi bose bashobora kuba wenda bagira igitekerezo cyo gusapotinga uyu mukino muri rusange hano mu Rwanda? Ikintu nasaba abantu basapotinga muri rusange siporo kuko basapotinga football, volleyball n'indi mikino mbona n'imikino njyarugamba bayisapotinga. Skate ni umukino mugari, ni umukino mwiza uhuriweho n'abantu benshi. Nishimiye mpuye n'umuntu wo mu mahanga tugahuzwa n'uyu mukino. Rero badusapotinge nk'uko iyindi mikino bayizamura, baze badufane, baturebe ku mbuga, na komanteri tuzibone, tubone ibyo dukosora, barebe ibyo hanze bakina. Ariko nanone ubushobozi buracyari bukeya kubera ibi bikoresho biva hanze, ntago mu Rwanda haraboneka amashopu yacu. Ariko se wa mugani ukoze hasi unyibutse ibuye wa mugani w'abanyarwanda, ubundi ubu bintu ntago bihenze? Birahenze kuko ahantu hafi tubikura ni mu bihugu by'abaturanyi, Uganda, Tanzania na Kenya. Rero urumva utabashije kugera Kenya cyangwa ufite umuntu utumayo bigera inaha bihenze. Ariko nitubona n'abashoramari bakaba baza bakabishyira ku rundi rwego, tukaba twaba dufite n'uruganda nk'uko n'ibindi bintu bagiye babikora mu gihugu nka Excellence yajya hazana ibintu byinshi, batuzaniye n'inganda za skate, tugire n'imikino nyine tujye tutumira n'abanyamahanga, dufite ibintu by'umuco wacu tubigire nk'umuco skate. Ese kuvuza ibikoresho uretse kuba dukubitanye hano mu muhanda, mwaba mufite ahantu mujya mukinira? Ahantu dukinira ibibuga ni bikeya, twifashisha hari n'imihanda idakoreshwa cyane twifashisha, ariko ibibuga ni bikeya, ni ibibuga biri public, ubusanga hariyo n'amagare, nta kibuga cya skate. Ese hari ibibuga byagenewe uyu mukino muri rusange? Ntago turabibona, ariko ubusanzwe bibaho? Bibaho, birahari, twigeze no kukigira nuko hari ibikorwa remezo baje kubaka barakihimbura, ntago baratwereka kandi bagisize cyangwa bazagishyira, ariko ibibuga birakenewe, bareba impano dufite mu Rwanda kabisa. Ugize uti ibibuga birakenewe ibikoresha, ariko icyo cyo ndizera mu Rwanda ku iterambere mbona dufite cyane cyane much respect ku musaza wacu Pike, kuko ikintu cya mbere leta yacu iri gushyiramo imbaraga ni uguteza imbere ibikorwa remezo muri rusange, ariko bya siporo by'umwihariko. Ntekereza ko ubwo kiraba gisubijwe mu minsi mike, nubwo nta bibuga birimo. Nyamuneka Ministeri ya Siporo itureba n'abandi babifite mu nshingano, uyu ni umukino mwiza utunze abawukina mu bihugu byateye imbere, ni umukino abana bamaze kumenyera ari benshi hano mu Rwanda, ndetse by'umwihariko niba hari amakarabu zagera 8 nk'uko abitubwiye cyangwa 7 niba nibuka neza, akaba ari federasiyo y'uyu mukino, urumva ko ni umukino mwiza kandi umwana yakuriramo awukina ejo akazawukora nk'umwuga. Ese hari amarushanwa mpuzamahanga mwari mwitabira? Amarushanwa mpuzamahanga yaritabiriwe, hari n'abigeze kujya muri Korea y'Amajyepfo,
abajya na Uganda mu mwaka ushize hari abadusohokeye baragenda kandi barabikora. None si ibyo bintu bibera hehe? Ariko se abanyamakuru ba siporo nabo, abanyamakuru ba siporo ko twumva bavuga indi mikino, iyo mikino nayo marushanwa yose mukora aberaye ko tutaya tuyabona mu binyamakuru bya siporo nk'uko tubona indi mikino? Abanyamakuru ba siporo rero sinzi ikintu bagenderaho bajya gusapotinga izindi siporo cyangwa se banatangaza amakuru yazo. Ngaho reka tubibarize ikibazo, ubundi abanyamakuru ba siporo mwebwe mushingira kuki mukora inkuru za siporo? Niba siporo nk'iri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umukino uteye imbere ahandi mwiza abantu bakunze, akaba nta munyamakuru n'umwe wa siporo ndumva avuga kuri uyu mukino. Ngaho niba bikunda muzadusubize nyamuneka mutubwire icyo bigenderaho wenda. Cyakoze icyo nakongeraho bose si navuga ngo abanyamakuru ba siporo ntibabirebye, kuko nko mu mwaka ushize igihe.com igihe baje kumfata bankorera inkuru duturuka Kicukiro tugera i Nyamata, ubona ko bo batangiye kubyumva banankorera. Ariko ko ndibuka ko nanjye nigeze kubona akavideo kawe kari no mu bintu byatumye mbana nzagenda mu mujyi wa Kigali, ntago nzakubura mu mihanda ya Kigali. Bivuze ko buriya cyagiye mukora nige, ariko mwakoranye nkawe ntago mwakoranye mu buryo bwo kugaragaza nk'amarushanwa niyo karabu, ntago nigeze mbibonamo. Ndakeka batarasobanukirwa iby'uyu mukino, baracyazi ko ari umukino uri lokale, kandi twe twamaze kugera ku rwego rukaze cyane. Aka kanya nk'uko twasabye Minisiteri ya Siporo, niki kintu wisabira ibitangazamakuru ryo mu Rwanda by'umwihariko abakora ku gisata cya siporo? Ni ukudusapotinga baza kureba nk'aho dukorera. Nibaza nk'ukuntu umuntu abura kontenti dufite abana banyura munsi y'imodoka baryamye kuri iyi nkweto, ugasanga abanyamahanga nibo baza kureba ibintu turi gukora, ibintu umwana kuri umunyamahanga atashobora. Nkababwira ko bajya bagera kuri ground bakareba aho dukinira mu maklabuzi bakayamenya, bakajya banatangaza inkuru n'iya mbere. Nk'ubu twagira competition hagiye mutira buri mwaka n'ingaruka mwaka mu kwa gatanu, ndakeka ngo biri nko mu kwa gatanu, nabo bakayimenya bakahaza ibinyamakuru nka 5 mu Rwanda bikayandikaho. Kuko twajya natwe dukora dufite motivation, tuvuga ati baratuzi ibyo dukora bijya hanze, ariko ubusanga ari twe tubyigereza ku bantu dukoresheje n'imbuga nkoranyambaga, bamwe zitaranamenyekana ku rwego rushimishije nk'uko iyindi mikino yamenyekanye. Ngira ngo wenda abatasobanukiwe neza uvuze GMT ni Genocide Memorial Tournament, ni irushanwa rikorwa buri mwaka ryahariwe mu rwego rwo kwibuka abari abasportifu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ngira ngo tunakomeza kuvuga ko ngira ngo uyu mukino urakomeye cyane. Nekiza ko rero ni irushanwa riba ku rwego rw'igihugu, ni irushanwa ritegurwa ku rwego rw'igihugu kuri buri mikino yose. Twebwe nk'ubushize nabonye harimo n'abazungu twaryitabiriye Musanze na club yanjye yari yatumiwe. Wibaze ko batugiriye icyizere tugatangira kwitabira amarushanwa. Nshimira abayobozi bacu rwose ntako batagira, bagumize badusapotinga tujye tubona ibikoresho byoroshye, minisiteri imenye aho bipfira nuko muri club indani bimeze cyangwa muri federation muri rusange. Uti federation ari nayo tugarukaho wa mugani, tunabashimire cyane. Nka federation y'umukino ni umukino utaramenyekana cyane mu gihugu, ariko urumva nabo bari gukora uko bashoboye kose ibyo byose nkurikije wenda ibyo mugenda mukora, yaba ari ibikorwa rusange cyangwa ngira ngo bajya banabasura mu makarabu. Baradusura rwose, bagira igihe cyo kudusura akamenya imbogamizi. Abenshi ubusanga ari ukubura ibikoresho birahenze, ariko barabizi, nzi ko bazabikoraho. Na perezida wa federation tumushimira, ndabona yitabiriye inama za skate ku isi yose atugererayo. Byanze bikunze nta kuntu yaba hari akanava yabavugiye uko byagenda kose. Isaha rimwe tuzabona ikarito z'inkweto n'ama protection n'iki, noneho natwe tubereka ibintu tubitse mu Rwanda mu gihugu cyacu, nubwo ari gito ariko twe tutari batoye. Noneho reka nga twigarukire ku ntama yacu wa mugani. Ubu noneho mbere yuko tugera ku musozo, ubundi wavuze ngo abantu bakumenye ku izina rya MT The Bullet. Ubwo bivuze ko MT The Bullet hari imbuga nkoranyambaga ukoresha? Imbuga nkoranyambaga zose ni M ugashyiraho akadomo T akadomo ugashyiramo akanya ukwandikaho The Bullet isasu bifatanye n'undi. Ese kuki wise The Bullet? Rero nimba uko navutse imbere gato nyuma yaho hakaba Masasu, ngiye nkiri umwana bampimbye Masasu.
aho navukiye Muhanga ni mu misozi nitwaga Masasu n'ababyeyi bazi izina Masasu. Nuko ukura nawe uri Masasu akantu ka The Bullet se ko harimo ka innovation kanini kavuye ko. The Bullet umuntu yarinyise ngikora umuziki numvaga nge nzaba umuraperi. Wanabaye nabaye umuraperi n'ubu ushatse ntabwo kubita n'imirongo. have gomeza wibere The Bullet kwibi bikweto ubusugenda nk'isasu. Ndagerageza kuko ari freestyle mba nzi ko nanjye ngendaho nk'isasu cyane cyane nabanje kwitoza ama freestyle gusa turimo turazana innovation tuzana inline skating kuko ariyo igira amarushanwa ku isi yose niyo iri gukinwa cyane. Ariko rero ntago ndi bukuveho uravuga uti nagukubita n'imirongo bro ntago ushaka ko abantu baguseka ntago banseka ubwo imirongo wakubita nihe koko uri tayari se nyiguhe nta mirongo nayo ngaho ni nk'iyo mirongo ugiye gukubita reka nyiguhe turiya minsi The Bullet yaje bakoma cyane bakoma trap bakoma hit bakoma skate G The Bullet ni umusaza ku marori bullet ku skateboard imbere cyane mbikora cyane minsi mwemeze kwa iza minsi wigeze ubona bullet ku cyapa nje mushaka ko napfa itara ryanjye ritaka gabanya high gabanya imyotsi utangira uhinga ukanda niyo wirobeye hamwe tuyigabane gukontorora bro utanyica tunasoreza ngaha bro tunasoreza ngaha utanyica kabisa. Minsi The Bullet yaje bakoma cyane bakoma trap bakoma hit bakoma skate G The Bullet ni umusaza ku marori bullet ku skateboard imbere cyane bikora cyane minsi mwemeze bariza minsi wigeze ubona bullet ku cyapa cunje mushaka ko napfa itara ryanjye ritaka gabanya high gabanya imyotsi utangira uhiga ubukanda nifi birobeye hamwe